umwitozo wa kabiri tugiye gukora ni ngingingi. Ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana Ndizino, turu n'urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Uyu munsi ndaje mu isomo ry'umuziki, ntabwo twaherukaga kwiga, twaherukaga mu cyumweru gishize, ariko mu by'ukuri nabonye mugenda mukurikirana amasomo yanjye neza kandi agenda abafasha. Ni ukuri rwose ndabashimira cyane ko mubireba kandi mukabasha no kuba mwambaza ibibazo, kandi nanjye nkagerageza kuba nabasubiza. Ku gukorana kwacu kuzatuma tugera kure kandi mugera kure namwe ku bigendanye n'umuziki byose. Yes, uyu munsi naje nje kubwira uko wakora ngo ijwi ryawe rihinduke neza. Ariko ahangaha turaza gukora imyitozo, turagendera ku cyo bita resonance. Uko wakora ngo ijwi ryawe ryuzure neza, icyo twita resonance technique. Hari technique twita resonance, niyo tugiye kuvugaho. Niturangiza dukore ku myitozo ushobora kuzajya ukora buri munsi igufasha gukora iyo technique yitwa resonance. Mu by'ukuri resonance nuko ijwi ryawe rihabwa umwanya mu mubiri wawe. Nuko ijwi ryawe rishobora kuba risohoka, ijwi ryawe ushobora kuricreate mu buryo bwo kugira ngo ribe ryavuga, cyangwa se mu buryo bwawe kamere ijwi ryawe rishobora kuba ryavuga. Nicyo dushobora kwita resonance. Uretse ko hari n'abashobora kubigiramo uruhare kugira ngo ibibe bya sounding uko nguko, bitewe n'uburyo yabayeho, cyangwa uburyo ashobora kuba akoresha body language ye kugira ngo iryo jwi rishobore kuba ryasohoka uko nguko. Rero iyo resonance igira uruhare cyane mu gutanga ijwi ryawe. Tuvuge urugero, niba mvuze ngo arankunda kandi anyitayeho, arankunda kandi anyitayeho, umunsi kundi njyewe ndamubona, ntabwo ari byo numvanye abandi, umunsi kundi njyewe ndamubona. Niba uri kumbona neza uri kubona ko hano ndi gukoresha arankunda kandi anyitayeho flat hano. Noneho ndakaza arankunda kandi anyitayeho, umunsi kundi njyewe ndamubona, ntabwo ari byo numvanye abandi, umunsi kundi njyewe ndamubona. Urareba ko uwa mbere yakoze nk'abiri flat, arankunda kandi anyitayeho. Uwa kabiri akora abiri long, arankunda kandi anyitayeho. So bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo nakoresheje uburyo butandukanye bw'iyi minwa cyangwa se bw'izi jaws zanjye, bituma habaho resonance. Ibi ngibi ninjye wabigizemo uruhare. Noneho hari ibindi ushobora kutagiramo uruhare bitewe nawe mo imbere uburyo umeze, bitewe nawe uburyo ijwi ryawe risoundinga, ku buryo ushobora kuba utabigizemo uruhare. Yes, dushobora gufata nk'ijwi wenda turabizi nk'abatipe iyo bava mu gihe cy'abana bajya mu gihe cy'ubukuru, hari uburyo ijwi rishobora kwiniga. Ibyo nta ruhare ubigiramo rwose mu kuba wasoundinga uko nguko. Yes, ariko hari ibyo ushobora kuba wagiramo uruhare. Hari imyitozo rero nkuzaniye kuri icyo kigendanye na resonance, uburyo ijwi ryawe rishobora kuba ryasohoka cyangwa rishobora kuba ryakumvikana. Hari imyitozo itatu tugiye gukorana, kandi ujye uyikora buri munsi niba ushaka ko resonance yawe igenda neza. Umwitozo wa mbere tugenda
coming. Umwitozo wa kabiri tugiye gukora ni ngingi ah 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 ging 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 ah. Okay, umwitozo wa nyuma tugiye gukoraho no witwa me mama mo 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 me mama mama mo 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 me mama mama mo 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 me mama mama 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 mo 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 mo. Yes, mubikoze neza cyane. Iyo myitozo itatu niyo nari ngufitiye uyu munsi, uyikore neza cyane. Iyindi nama nshobora kongeraho nuko wajya ukora biri long not wide gutya, ahubwo ugakora long ukasama cyane ku buryo wumva hano utuntu dufungutse. Mukomeze kugira ibihe byiza. Wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri nigisha ba VIP batangiye kwiga uku kwezi, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, nkaba nagufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza, tubonane mu yandi masomo.